tuzi Nyamurenge sinkuvuza izina ukifata ukambara pocket imbere ya nyoko buko yasobu pocket bakajya bavuga mani zamura akaboko iri hanze ese buriya pocket ni icaha pocket nje nambasobanurire pocket aho yavuye Black American abanyafrika bagiye ari abacakara hanze mani inzara akazi barya ku buryo ipatari burayifata niho pocket yavuye mani kiyo bantu mani badafite ijambo mubahi ijambo ngo babwi niki bafite kubwira abera mani umusaza afata ijambo ngo muzenguka abanyisukari uje pass ujya wikontorera mu mivugire yawe ngo uzomufata ngo mukungute bakunguta amahuzu ntibakunguta abagabo niko yavuze ngo azokunguta kado bw'ubukwe tiwo bombora impunzi hamagaye impunzi ni yamani abo bwakeye tubahaye mwaramutse abo bugorobje tubahaye mwiriwe amahoro y'Imana akomeza abane na buri wese muri shuguri ziwa arimo majepfo amajaruguru iburasirazuba iburengerazuba abumva ururimi tuvuga turabaramukije cyane ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe uyu munsi navuga ko ndumwe mu banyamugisha cyangwa se abanyamahirwe bagize umugisha wo kwakira the superstar simuvugaho byinshi ni umuntu mukuru arivuga ibindi byinshi turaza kubikomezanya gusa ni byiza kuvugira amahirwe yo kubana nawe ni n'umugisha sinabara kubivuga rero turakwakiriye mwishimiwa nanje ndiyakiriye mbere yo kunyakira meze neza cyane urasa neza icambere tubaye dushimye uraberewe pe umeze neza ufite fresheri ariko ni ngaho hari ikintu wicaranye ikigiki ni ngaho hari akajambo kari mute mwicaranye yawe watajambo ri mutinze tani none ko muri iyi minsi wagumye kuba mwiza cyane byagenze gute kuri sigaye amavuta narya y'abana gikotori ari yayinka ari yayinka zanuka nabi bita mo vitimane mo viti niyo ikugize gutyo oya sutanate nitukojese wabaye nk'inzobe naringwaye mani naringwaye wenda n'amaraso yabaye make warurwaye pore cyane ariko ubu nyine ndabona byibuza utangiye kugara akabaraga ameze neza turasangira byinshi okay turakwakiriye rero hano kuri Ineza Live TV ni kinyamakuru cyakira abantu batandukanye aho baba baherereye n'uwifuza wese kutugana karibu rwose amarembo aruguruye cyangwa se imiryango irakinguye ahandi mumeze mute tumeze neza turashima Imana kuke nuko bwije turashima papa wanje none uko witonze cyane zagenze gute n'ubundi sanzwe nitonze ese ukoresha telefone y'ubuhe bwoko aya naga telefone ndagira ngo kamadolari nimbara abiri telefone nziza n'akamadolari make cyane oya ni telefone nziza ntuyipfoshe ariko icyo ngakundira gahamagara hakurya y'uruzi kuri siège wasize bameze gute kwijimbo bameze neza cyane bameze neza barakomeye barashima madamu n'umwana baraho abo nkeka nimba bari mu bitekerezo mu bikorwa ntabana okay reka ntangire nkwakira nkwiyegereze utangire twibwira abantu n'ubwa mbere tukwakiriye hano n'ubwa mbere abakunzi ba Ineza Live TV cyangwa se umuryango wa Ineza Live TV n'ubwa mbere bakubonye hano kuri kamera zacu reka utangire wibwira abatakuzi bakumenye nje ndakuzi ariko abo abandi bashaka kuba batakuzi tangira nyine wivuge neza nk'umusore w'umunyamurenge amazina yanjye nitwa Christophe Murame nkaba ndi umuheto umugiranga nkaba ndi umwishwa w'abanyabyinshi iwacu tukaba twari dutuye aho mu minembwe aho bita Nyawarimba wenda abenshi barahazi wenda aho tumanitse amahuzu naho tuhavuge aho tumanitse amahuzu ni hano Umoja bibaye ni vuba naho tukamanura sidutuye ntaho turi ino saho gutura naho gutembera sidutuye tumukaza mugira ngo twarishimye twaragaye ntimutuye tidutuye waruvuze ngo uri umwishwa w'abanyabyinshi ese n'abanyabyinshi babake abanyabyinshi bari mu bwinshi nyine abagige
uri umushwabagigi aho ko ndumva hari aho tuba tuja kubunganira ukuntu uri inshuti yanjye wenda harimo point d'interrogation, harimo akantu okay. Ariko hari izina twakumenyeho cyangwa se abandi bakumenyeho, bishoboke ko atari nje nyine, ndahamya ko amazina yawe ayuvuze, habe nanje n'ubwa mbere numvishije ririya zina ryawe ntagiye kuvuga wivugira, ninde wari kwisa? ririya ry'igishishwa nta soni riteye kubera ko riragabura, aho rigeze rigaburira imfura. Okay, ririya ni insurance protector, izi abenshi abari hakurya y'amazi sinzi uko baza bazishyira ku matelefone, ibi biyo bashyira ku matelefone rero hari akantu baza bamadura, niko nise ngo ni igishishwa. Aho niho ni nkaho ryavuye ariko igishishwa se singira ngo singira ngo ni ikintu kidafite agaciro kiba cavuye kuca agaciro mo indani, none nyine cyasi cyavuye iyi kiyo kara kayo wagashize kuri protector kara kadafite agaciro uta niko wise niko nise cyano yanjye. None se bayitikigirira zina kuko akantu katara nako nakagaciro, sinavuga ntago ari akagaciro kandi kavuye ku kintu cy'agaciro. Ku rugero iyo tuvuza zahabu iri mu condo ukayoza iri mu condo ndetse niyogeje byose, ntago bivuga ngo cya condo kiratuma zahabu itagaciro, ahubwo kandi ntago byongereraga zahabu agaciro kayo, ikomeza muri ka gaciro kayo n'ubundi. Okay, rero gishishwa n'umuntu ki kubatamuzi? Wenda ndavuga duke niziho, ndi umuntu uhora wishimye iminsi yose. Uri umuntu uhora wishimye iminsi yose, ubu niwe gishishwa. Kwishima kwawe kwa buri munsi guterwa n'iki? Navuga niko nkozemo, sinavuga ngo wenda hari ikindi cyabinteye, nanje wenda muri karaktere niko nisanze. Iyo ubabaye bababajwe n'iki? Ndabitinya. Utinya kubabara? N'umuntu ushaka kunkwaza nzamuhungira kure. Uzumuhungira kure? Ni gute ushobora kumenya umuntu uzagukwaza mutazagukwaza? Mu mivugire yiwe kere yatangiye kabona situjanye. Umuntu ko ari mugari wo kwa mumenya umuntu kuriyaga umuntu ni munini. So umuntu ni munini mu bisanzwe mu buzima, ariko ureba utuntu tubiri nibura umenya aho umuntu agira ibyumba byinshi kandi byibanga. Ariko ngenzi nka bibiri gusa kuri buri muntu wese, kumenya icyo umuntu yanga n'icyo akunda, kuko aho ngaho mushobora kuba inshuti. Yego. Iyo ugendeye ku cyo yanga n'icyo akunda ukaba ubizi neza ko ari byo, uwo muntu muba inshuti kandi mukajana mukagerana kure. Ibindi ni nyuma, ariko ibyo ni ibanze, ibyo ni ibintu bibiri by'ibanze byo kumenya umuntu. Hari agatabo nandimo nsoma ejo bundi kavuga ngo utwumba tune ngo tugize ngo umuntu, ngo utwumba tune tugize umuntu, bavuga ko ngo akumba ka mbere kagize umuntu ngo nibyo abantu bakuziho, kuko hari ibintu abantu bakuziho wowe utiyiziho cyane. Ngo akumba ka kabiri ngo nibyo ngo wowe n'abandi bantu bakuziho, hari ibyo wowe yiziho none n'abandi none umufatikanyije n'abandi, ngo hari ibyo bakuziho. None ngo icumba ca gatatu ngo ni ibintu bikubamo wowe ariko utazi, sinzi ko ubyumvise, utarasobanukirwa muri make. None ngo icumba ca kane ngo ni ca kintu ngo utazi muri wowe, ngo nk'urugero urashobora kuva aha ngaha wenda ukaja tuvuga ugiye umoja, ugezeyo ukoze ikintu utatekereje, utigeze planinga, kitari muri gahunda, ukamugikora gusa. Ico ndakeka ko ari pare accident. Ibyo nibyo bintu gabine, ngo nibyo byumbaga bine bigize umuntu. Rero umuntu ni mugari, simpamenya ko ushobora kuvuga ati uyu muntu ni inshuti yanjye, ni umwana mubi cyangwa ni umwana mwiza. Umuntu ni munini. Hanyuma rero gishishwa turakwakiriye, tuguhaye hano kaze ufiri free mugani wa bino, kandi ugire morale, reka kwa morale turege icyo tugisenge cyane. Abantu bahora baseka icyo tugisenge, ariko nzanumva bavuga ngo abantu bahora baseka ngo iyo yarakaye ngo abari ibindi bise biriya bindi babashatse kuvuga ni kibihe. Hari abenshi nzi bateye gutyo, ushobora guhita ko ikintu kibi
akagikora n'ubundi bigasanga icyo kintu gishobora kwangiza ubuzima bwe bwose agahita ahubuka ntatekereze cya kintu agiye gukora ese ingaruka zacu ni izihe. Okay, hari ibintu wenda biba bitandukanye ariko abenshi iyo umubabaje abenshi njyewe mvuga ko nteye iyo umuntu ambabaje biba birangiye kongera kumwizera kongera guciringa nawe biba birangiye zamubroka. Maze iminsi navuga itari mike uri gutrendinga cyane ku binyamakuru bitandukanye tuje kuvuga ngo iki niki uri gukora ama interview ariko ndabanza nkubaza ikibazo kivuga ngo ese urabatijwe? Mani ndabatije papa wanje. Wabatijwe ryari nimba ubyibuka? Ndabatijwe 2012 aho ngaho. Wabatijwe hehe? Kwa frere. Mbese uru umwemeramana cyane mana? Uri umwemeramana cyane papa wanje. Waba uzi abantu bitwa Unity of Church? Ndabazi. Urabazi? Niko bavugaho? Tacho navugaho kubera ko ntacho mfite cyo kubavugaho pi. Ntacho bavugaho mu byo bakora? Mu byo bakora gusa icyo navuga bavugisha ukuri y'ibintu bihari. Insengero nyinshi z'ubu nyine ntizishaka kumva ukuri. Ni nk'aho ikinyoma cyahawe intebe muri iyi minsi. Kandi ikindi ibyo bavuga byinshi wenda turaza kubivugaho kuri bimwe nje byanzanye uyu munsi tutishimiye nk'ibintu bibera mu nzu y'Imana bitakagombye kuhabera. Bavugisha ukuri tuba tubashimiye mwafura. Bavugisha ukuri? Bavugisha ukuri? Ukuri ubihagazeho? Oui. Ko ari ukuri ibyo bavuga ukuri? None ko hari abavuga ko bamwe babishyura kugira ngo basebye abantu. So buri wese agira imyumvire ye. Uko abantu Imana yaremye bagufi abarebare ni nako tugenda tugira imyumvire igiye itandukanye. Uyu munsi ushobora kuvuga ikintu cyagukoraho tenuka ukandika ibijyanye na feelings zawe uko zakubwiye siko uri kumwe nabo 100% bavugisha ukuri. Ntago mvuze 100%. Mvuze muri bimwe bavuga. None se nk'ibintu bibera mu rusengero udashigikira ni nk'ibihe? Reka ngenda kubwira. Urifatura umucuranzi w'icyamamare. Tuzi Nyamurenge sinkuvuza izina. Ukifata ukambara pocket imbere ya nyoko buko yasobu. Pocket bakajya bavuga mani zamura akaboko iri hanze. Ese buriya pocket ni icaha? Pocket nje nambasobanurire pocket aho yavuye. Black American abanyafrika bagiye ari abacakara hanze. Mani inzara akazi barya ku buryo ipatari burayifata niho pocket yavuye mani. Ukambaza umugozi mukabaho ntaho wari ukiyawufata ubu nyine ndikubona ari byo abasore baharawe bataye imikandara. Nibyo bira rero byabaye nta nuwabyishimira byabaye ku mpamvu bari bakoroneshwe kandi batagaburirwa amana. None wowe kuri pocket ni icaha kuri bo? Cyego mani isobanuye iki na Bible avuga ngo byose turabyemerewe nuko hari bitagira imimaro wamfura. Mbese nuko ubibona ikindi ukifata ugasebya yanga generation nguzi gucuranga tugira studio wenda ako ngako banzu reka turakagaruka ako ngako uri kwirukanga kene ko tugenda tugenda kantu ko kandi siko tureke kuvuga ibintu ngo tubice hejuru. Okay, wari umaze kuvuga ikintu kimwe unenga kibera mu rusengero nk'umucuranzi kwambara pocket aho ngaho ni mu rusengero mindani zibuza tubwire nk'ibintu bitatu. Cyambere wakivuza tubwire caka bintu caka gatatu bibera mu rusengero unenga ku giti cawe. Ku giti cyanje tureka abandi. Icyaka kabiri umucuranzi w'icyamamare w'imyaka uri mariye wakagombye kwiyubaha kujyana mani n'utwana turi under 20. Dignity yawe cyangwa se indagaciro zawe biriya nakiraga isirimbo uzucura ntaho uzakumva mani kubera ko indangagaciro zawe wazitaye. Icyaka tugeze ku cya gatatu ku bintu bera mu rusengero unenga. Mu rusengero ibyo ndi kuvuga ku cyamamare cy'umuntu umwe gusa. Icyo turakigara ko banzu kireka kwirukanga. Icyaka icya gatatu wamfurawe ukifata ukabwira umusore kuko iyo abantu mani badafite ijambo mubaho ijambo ngo babwe niki bafite kubwira abera mani umusaza afata ijambo ngo muzenguka abanyisukari
discipline irakenewe. Ese kuko n'insengero zimwe zitagira amahame yazo, bicare bitekerezeho staff technique, bicare bitekerezeho cyane man. hanyuma se biriya bintu byo kubuzina mu rusengero bakenyeye impande urabivuga hike? Nusimani igitenge cyaginewe abagore mani. Mbese niki wabwira abo bantu baje kubuzina bagakenyera impande? Niki wabwira? Mbwira noneho umugore yazanye ibitenge bye bibiri ntiyagushize muri budget kandi uri umugabo yarazi uko ukenyera ngo kimufashe. Ni ibintu bibabaje mani. Ubundi hari imitekerereze y'uburyo bubiri. Ubwa mbere hari physical appearance, ufite metero 1.50, hakaba n'indi bita ibitekerezo ari benshi babura. Bita imitekerereze ariyo bita gute mu Cyongereza? Mvuze mu Kinyarwanda. Growing of mind. Growing of mind. Growing of mind. Yeah. Ugasanga itandukanye gute? Yeah. Iyo ahantu itandukanira mu burebure, ushobora kuba uri muremure metero ingahe, mu mitekerereze ufite imyaka 40. Ndavuga ku muntu muremure, afite umuntu muremure afite metero 1 na santimetero 40 ingahe. Ugasanga mu mitekerereze afite imyaka 35 ari gukora ibikorwa by'abana bari muri adolescence b'imyaka 15. Rero hakaba n'ikindi tuvuga ngo z'umuco cyangwa uburere. Umuntu nakora ikintu tukagaye ubukristo bwe, ahubwo uzagaye uburere bwe. Ese buri umukristo nyawe kuri wowe n'umuntu umeze gute? Umuntu warezwe neza wese. Kurerwa neza se twese twarezwe neza, twarezwe nabi? Twarezwe neza, ariko hari igihe ukura twese abasore ukihinda imico utahawe n'ababyeyi. Ariko mu rusengero ndumva nta mico nk'igomba kuharangwa. Mu rusengero ho tugiye abantu bagira character zigiye zitandukanye. Ese izo character ni ngombwa ko ziza mu rusengero? Hari nk'ibintu bimwe bigomba kuba biri mu rusengero bizwi. Mu rusengero gusa ikintu kigomba kuba buri umuntu wese kwiyubahisha. Umuntu wese icyo twitaga imfura iwacu. Umuntu wese w'imfura yaba umukristo nje ndabyemera. Ese buriya ntaguciye muri ryo uvuze nubwo wa mugani nyine nkomeje no kurivuga, urusengero tuzi ko ari inzu nk'izindi, inzu y'Imana. Ese iyi nzu wicayemo n'urusengero bita ngo ni kanisa bitandukaniye? Byose ni kimwe. Kuzubatswe n'umufundi umwe se? Byose n'abafundi. Bitandukaniye? Inzu y'Imana naho duhurira tukaje kuramya Imana wa munsi, twese tugomba guhurizaho. Ariko si hari gusa buri muntu agomba kugaragarira. Yaravuze usenga amasengesho yawe wenyine, witeka Imana yawe ireba ngo ibyiherereza kugororera. Hariya nk'uko umukinyi ntagaragara, twebwe tumubonera muri make, ariko muri entraînement tagubuza aho yayikoreye. Rero n'amasengesho nuko si hari umuntu gusa agomba gusengera muri wiwe, kuko imitima yacu, imibiri yacu ni insengero za Kristo. None se nimba imibiri yacu ari insengero za Kristo, ni nako Paulo yavuze. Iyi nzu yo ntitwayigira ikanisa ngo bikunde? Ubishaka, ubishoboye usoba cyane. Okay. Wo ni gishishwa abivuze nkawe, ntabwo yabivuga nkuko bitekereza cyangwa se nkuko ushaka kubivuga. Buri muntu wese agira uko yumva ikintu mu buryo bwe. Hanyuma rero uzi ni bande bacuranze ukunda bo muri Kenya? Ntago mbavuga amazina kubera ko benshi bari mu gukora bitanshimishije. Nka babiri gusa ukunda nabahe? Ukunda Mbangutsi. Mbangutsi, wherever you are, turagusuhuje. Ngakunda Musabwa se ari muri Kenya? Si muri Kenya ariko turazira. Twebwe turi kuvuga bo muri Kenya. Bo muri Kenya. Ngakunda umutipe bita Yves Pro cyangwa ntago ari Yves Pro araturangaze. Nabo ngabo ukunda? None habo wanga? Nta muntu nanga kubera ko nta n'icyo. Abo nenga, abo gaya? Abo ngaya? First of all, Beya. Amunenga hiki? Eka wenda duhere A0 AZ kugira ngo abantu bose si ukumushyira hanze because niwe wishize hanze.
nanone si imwanga kumwanga atazi nukumunenga nukugira gusa yicare yitekerezeho yicare yige iyo barize byofasha beya umunenga hiki sasa rero icyambere mushimira ni icyamamare tuzi cyakera gicuranga mu njyana y'igisirimba beya ni wa muntu wenda nk'iyaza kurinda indangagaciro ze yari kuba nibura aryama gusa ifaranga zikinjira akabaho neza akarya yicaye bitewe na tara afite urifata etayiri uri umuvugabutumwa mani kuko physical appearance mbere yo kuja kubwiriza abantu bari uburyo ugaragaramo yego urifata ukakubita pocket barinda buriya bya kubita pocket ya daje babwira mani zamura akaboka iri hanze umubonye kangahe ntushobora gusanga wenda mwarahuye ari rimwe gusa uriye mani buriya ikosa so gukora ikosa no gusubiramo ikosa ariko beya uramwemera ko ari umuhanga icyo cyo ntitukigarukaho ni umuhanga ejo n'ubundi icyatubabaje arifata agatuka yanga generation bamuri inyuma amenye ko ari kubyina avamo ngo manika hagati wicaye ku kamanuro kurenga se wa furawe yari kuvuga ati icyewe nibura beya kubumenyi mfite kubw'igisirimba wenda indirimbo si cyane ukiraho hari umusore w'inshuti yanje nawe nzamutumira nyine mu minsi iza yavuze ko ngo injyana y'igisirimba itari muri bimwe bigize muziki ya muri music arongera anavuga ngo igisirimba ngo ni injyana yubakitse mu buswa ndaza kuguha linki utumva ikiganiro cy'uwo muntu yakoze siko none se kuvuze ko beya ari umurigent twemera w'umunyagisirimba buri ibyo ngibyo ntibizaba biri muri bimwe bimugize ibyo bazavuga ngo buri wese ashima icyo afite kuko ntiyoje gushima ibyo adafite icyo cyo nyine mvuze mu bimugize kuko igisirimba mu muco nyamurenge gifite amanota wenda nubwo ahandi mu buryo bwa muziki tuzi mu bigo byigisha umuziki batakwigisha igisirimba kubera nta mumaro kigira ngo ntago cigishwa ntago cigishwa aho bivuze ngo beya n'umuhanga yavumbuye injyana itari kuri ku bintu bigomba kwigwa pe kuko n'abana bari mu kwiga gucuranga bwa mbere akantu bamenya bwa mbere noti ni igisirimba mbere yuko baja ku bindi bivuga ngo kuri we igisirimba si injyana y'abahanga of course ni yabaswa wese kumvuza okay urumva rero twebwe turi kuvuga ibintu uko tubibona nuko tubyumva aba ni batwebwe nawe ufite uko ubyumva ufite nuko ubibona nta mpamvu rero yo gutinda ku kintu wenda nawe ahari kino igana zakireba ndabizi hanyuma wenda ubwo ngubwo ndumva ese buriya kuri wowe icyacu mukivuze ki kuri wowe ya gifite byinshi kivuze kuri nje ndetse n'abandi bibiri gusa icyacumi iyo ufite ugomba gutanga muri kimwe hajya ni muri kimwe cya 10 nyine mu byo waronze gutangira Imana ibyo byo ndabyemera kuri wowe bivuze iki cyangwa bisobanuye iki kuri wowe kuri nje ni byiza kandi cyane kubaza bavuga ngo gutanga icacumi ngo nukubura ikibanza mu ijuru mbese ngo uri kwizigamira aho uzatura igihe uzaba utakiri muri uyu mubiri kuri wowe icacumi ni sawa cyangwa ya ni sawa kubera ko kirakwiriye kubera ko imirimo dukora iyo uronse ugomba gushima ndetse iyo umwana tuvuge no mu buzima busanzwe tureke no mu buzima bwa Bibiliya mu buzima busanzwe iyo umubyeyi yakugiriye neza cyangwa se ukamukorera ikintu tavuga ngo urakoze n'Imana nayo tugomba hano tutojana hara mu rusengero uga undi muntu wakagombye kuburara akaryo uwo munsi none umugisha ukomeye ari watanze no wahawe ninde wakakwiye kuvuga ngo urakoze no wahawe kubereke kuko wabyumvishemo bikuzamo wumva ko ugomba kumufasha ariko nawe wowe wamfashije ngomba kugushimira cyangwa nawe ugomba kunshimira
cye kubera ko by'amashimwe byo gushimirwa ntagira icyo cyubahiro cyane cye nshobora kumubwira ngo urakoze kubera ko namutekereje ndahamusanga kubera ko nkiyo nza kumubura n'ubundi uwo mugisha nari kuwukura. Singira ngo watanze ni ugomba kuvuga ngo wakoze ko wakiriye ibyo naguhaye. Okay, biterwa no kubyumva. Biterwa no kubyumva. Ni kubyumva wewe. Biterwa no kubyumva. Okay, hanyuma kubombora kuri wowe bisobanuye iki? Ya kubombora kuri nje mani inzira z'umwijima nawe arabizi. Inzira z'umwijima. Kubombora n'inzira y'umwijima. Nuse edayiri mani. Kuko wumva ko tuvuge nta bushobozi mfite. Kuko kuvuga ngo nkora igikwe. Kuko ntamwicaza mujane samnani z'amanywa. Izuba ritararenga. Izuba rikari twiki abera Imana. Mujane icyo gihe. Uvuga ibintu byose by'ijoro mani tibizejejwe. Ntago bye. Je kagenda abwira pastor. Naramukunze ngo nta bushobozi mfite. Kandi sinza gusaba mu ntwerere. Aho ngaha nsabira umugisha. Kagenda kwa pasiteri nimba ari soda kubwa akansengera akansabira imigisha ngataha. Mbese kuri wa babomboye ntago mba blaming buri wese ngo ubuzo kwagira ngo agwa neza ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ngo amafuti y'umugabo nagize ate namuraye kundi yama kubombora singira ngo hari inama y'ubushize cyangwa se nimba ari ibiganiro sinzi ko nabyita murambabarira by'abapasiteri bakoreye hano muri release ya Gidurayi sinzi nimba barayibonye maze nk'igihe bavuga ko kubombora ngo atari icaha sinzi nimba barayibonye ngo kubombora si icaha ngo impamvu atari icaha ngo nta hantu byanditse muri Bible. none ndetse umwe mu bayobozi avuga ko ngo wemera ko kubombora ari icaha natwereka aho byanditse ntaho biri. muri ari amategeko 10 kwibutsa aho riri ngaho hanyibutse kwiba mani harazo kwiba oyaye wiba no nimva neza tucumvikaneho yaba kwiba n'ukwiha ikintu nta wakiguhereye uburenganzira. None se ababyeyi baba babikuguhereye uburenganzira nyirubwite arigurisha se ari ibyaye. Oya tandukanya kugura sibyo no kumvikana. Ngiye twavuganye nawe siko turumvikana uremera noneho wanizanye waje unsanga wenda twavuganye ati uze kuza saa 12 duhurire wenda ahantu fulani tugende siko wizanye sinakuzanye abandi bakagenda bakabivugana atuze kuntora aya masaha. Nyirubwite yabyemeye siko kubombora si icaha siko turi kujana kubombora si icaha ntaho byanditse. Kwiba kubombora si kwiba ni igihe wafashe ikintu kitari cawe kugahayo ukagifata ku mbaraga uko niko kwiba. Kuko uri hano muri studio wanje ugafata iyo mikrofone ukayishira mu mupfuko ukagenda aho ngaho wibye ariko nkubwiye ati ndayiguhaye akirayijane siko sinje nyiri kintu simbigwera uburenganzira nanje nyiri umubiri nimo nkubwiye ngo ntakibazo tugende ibindi Imana izatwubakire. Kubombora rero si icaha siko biterwa n'uburyo zanditse se. Oya muri Bible nje mbifata nk'ara wenda ntago muri iyo Bible uvuga nihe byanditse ko kubombora ari icaha. Oya nta jambo ryanditse kubombora ni jambo ritari muri Bibiliya kurumva ntitugomba kurishiramo ritarimo. Ushaka kubombora n'uburenganzira bwe bagafa kuba babyumvikanyeho bombi siko. Igihe rero ari icaha ni igihe waje nsinzira ukanterura ku mbaraga ukanjana uko niko kwiba cyangwa se ukantera n'inshinge ngasinzira ukanterura kwa hotera umupfuko w'ibishimbo icyo nico caha siko cyo caha kubombora gase caha kuri wewe wobombora kuri jewe ntabwo nabombora mama kubera kutabombora edayere ndimfura mani. Uri imfura bishatse kuvuga imfura wa mbere mu muryango. Ni wewe
ninje watumye papa yitwa papa. Okay, niyo wanje bese niyo wanjije mwanya kuvuka. Okay, urumva imfura iri mu buryo bibiri. Tubizi baza bavuga ngo uriya mugabo ni imfura kandi uko mu rubuzaro rwase ni umuherezi ariko gusa ngo ibikorwa bye ni imfura hakabaga ni imfura givuka mu rubuzaro rwase. Siko enda niyo ubwo bupfura bwa kabiri tuzobugeraho dari mvuze ubw'imfura mu rugo. Wowe uri imfura iwanyu mbese imfura zose ni ngombwa ngo zikorwe none se gihe hatabonetse ubushobozi bw'ubukwe ti wo bombora impunzi hamagaye impunzi ni yamani. Ejo bundi nabonye Beya avuga ko hari abayumbe hakaba n'ababyinnyi. Sinzi ko icyo kintu wakirebye. Narakirebye. Warakirebye? Icyo kintu urakivuga hiki muri babandi bita abayumbe ariko ngo si abayumbe ni ababyinnyi. Mana ubundi mu busanzwe iyo tuvuga twumva ababyinnyi umva ko ari mu maklabu. Club zo mu tubari izi club z'abadansa dusanzwe tuzi. Ubundi abayumbe bari mu itsinda ry'abasenzi. Abayumbe kuri we ni umuntu usenga. Gusenga gusa. Gusenga wenda ubuyumbe ntabwo bukubiye mu gisirimba. None se ubuyumbe ni abasenzi papa. Gusengaga nabwo buri mu buryo bwinshi. Hari abo bita ingenge siko sinzi nimbo ziza. Ushobora kuba wenda usenga pe nyine ugasenga ugasakuza bikumvikana ariko ngo Bibiliya ivuga ko ari abasenga mu kuri no mu mwuka. Siko? Man. Rero aba bayumbe nabo babyinnyi wovuze ko ababyinnyi bamutubari gusa. Iyo bari imbere y'Imana ni gute ntansengero zivuga ngo zigisha drama man. Icyo cyose ncyemera kabisa ngo nababyinnyi. Yakoresheje imvugo nyandagazi man. Imvugo nyandagazi. N'uburi cyubwira ubwoko bw'Imana uzokikike man. Bareke kukubona memoire yawe ukihagaze. Kuri wowe Beya kuri wowe umufata gute? N'umuntu ubuka umuntu wese ubuka nta kintu ubundi nubona ikintu uvuze tikivuriyemo amasomo nibura ngo buri muntu akuri icyo kiganiro yandike nibura ikintu kimwe kizima yakuyemo uzicare nuburi buzutanga uzicare uzifate. Ni nka kwa kundi ko kuvuga ngo waguza amata tutuzi uko waguze ariko iyo yamenetse ukaba wayaguze nta gaciro yakugiriye yamenetse kandi wayaguze. Nigiye wavuze nanone ntibigire umumaro. Okay, ngahe mugenera ubutumwa ndabumuheza mu minota nk'itatu nushaka ibiri ubutumwa ugeneye Dr. Beya. Dr. ubundi ni izina ry'abantu baba barize mu buzima busanzwe. Beya ntiyize muri ayo yumvuze tarimo ntibivuga ngo Beya ntiyize. Sinzi no kwandika nimba bizi nibuka ko ntumusebeje no kwandika izina twebwe n'ababyeyi batwigisha. Je nagiye ku ishuri nzi kwandika amazina yanjye. Bivuga ko atazi no kwandika. Usibye n'ibyo kwiga ni byiza kandi ari Dr. Ni umuntu ufite guhera kurangiza primaire secondaire kaminuza université. Nase ibyo ngibyo ntiyabirangiye. Ibyo azotwereka amabireta. PhD masters aho bakwita Dr. man. Okay, mugenera ubutumwa rero. Okay, ako kazina rero ntarya afite nakomeza curanga igisirimba. Okay, kazina akikureho. Icya kabiri man imvugo nyandagazo uburyo ukoreshamo amagambo nta gashimisha bera. Ujya wikontorora mu mivugire yawe. Ngo uzomufata ngo umukungute bakunguta amahuzu ntibakunguta abagabo. Niko yavuze ngo azokunguta kado umva uri wese muri iyi si nubona watakaje agaciro. Agaciro burani ni nkaza k'umuntu tukagereranya na zahabu iyo iramutse kuvuye mu maboko ikaja kuba wayigurishijeho tubuka ikitwa kuyifite iba yagiye. Nuko agaciro nk'aya mata y'abashitsi. Amata y'abashitsi agaciro ubundi ni nk'amagi ni nk'amata ni nk'ubuki ibintu byose bimeneka ntibiyoreka. Hari akantu nabonye kuri X bari kuvuga X nyine n'urubuga rwahoze rwitwa ngo ni Twitter. Bavuga ko ngo
ubuzima bwawe okay ni wowe uhitamo icyo buzagaragarira abantu, sibyo se ngo nuhitamo kuba shikareti bazagukandagira, ngo ariko nuhitamo kuba magi bazagufata bigengeserera ngo utameneka. Sinzi kukumvishije man, sindapfa amatwi wacari wese tacyari bye. Okay, n'umuvandimwe Gishishwa ni umuntu ukunzwe cyane, uvuga ukuri, kandi ukuri niko natwe dukunda, avuga uko abyumva. Hanyuma kuri Gishishwa bimeze bite? Akazi kagereye hehe? Ya akazi wenda cyane wanje aryamye bitewe n'akazi. Ese yitwa gute ubundi? Igishishwa show. Mukore subscribe mwafura. Mukore subscribe. Yeah. Bakunze ba Ineza Live TV ni ukuri mugende mukore na subscribe ku muvandimwe Gishishwa. Ni umuntu ukora utuntu dutandukanye twiza, dusetsa abantu, turuhura abafite ama stress. Muri make ni muganga. Ni muganga. Yeah. Ariko nituje gusoza urasenga. Takibazo. Umuntu batijwe agomba nyine no kuragiza ubwoko bw'Imana akabasengera. Twarabitojwe papa, imuhira tureke musengera. Mwarabitojwe? Twabitojwe tukiri bato. Umwana nugomba kwiga gusenga angana gute? Ya umwana ahubwo mbere yuko ahubwo amenya no kuvuga agomba umukazamwimwicazaho agasenga, none hari igihe nawe azamenyera, nawe wenyine azavuga n'igihe nibaga yavuga daddy tumbe man. Abahanuzi urabemera? Si bose ariko ndabemera. Tubemera? Ndabemera ariko si bose. Babaho? Babaho man. Mwarahuye? Tawe ndahura nawe. Waramubonye? Navuga ko naje amakuru mfite asa nayibihuha kubera ko tajana kwishana, kubera ko wari wasura muri abo. Kuyobora idini warize? Ni sawa. Birakwiye se ko wayobora idini utarize? Kuko duhereye iwacu umwuka wino wenda waje kujambuka ino twaje. Ko nobyita iwacu abasaza bamwe atazi gusoma igitabo, ariko reba umuhata afite ukunta akora umurimo w'Imana neza, n'imfura tiyorenganya. Ukavuga ati wamfura iyobora urabikwiriye, indangagaciro zose ufite urabikwiriye, yujuje ibisabwa, yujuje materiyeri y'abana. Okay, rero uyu munsi twagize umugisha wo kubana n'umuvandimwe, kutari kuvuga ku bintu oya binaze tubareke barajambutse yandirimbo ngo wagize gute. Twagize umugisha ukomeye cyane, n'amahirwe kubana na Gishishwa. Ni umuntu ukunzwe kandi ni umuntu ugira ukuri, ngira ngo muramuzi. Rero tugana ku musozo, nateguye ibibazo bibiri ndibuze kumubaza, arabinsubiza ariko iwe ntiyemerewe kumbaza ko nkubitiye mu cyiciro wafura. Okay, hari ibibazo bibiri byo mutuntu n'utundi mfite kukubaza. Ahubwo ntaragera kuri ico kintu wenda byibuza watubwira nk'ibintu nka bibiri byibuza bifasha umuririmbyi, ibintu bibiri byibuza. Ya nabivuga. Icyambere ni amasengesho. Amasengesho umuririmbyi sijwe gusa, umuririmbyi ni amasengesho. Horaho turi kumwe. Icya kabiri repetition. Ikindi naje ngukubitiramo cyanyuma, umuririmbyi agomba kuba yuzuye umwuka wera. na Dr. Byicaza arabivuze, yavuze narindi mu gitaramo cyari cyabereye hari iwabo, avuga nyine ngo ibintu bitatu biranga umuririmbyi cyangwa se bifasha umuririmbyi. Avuga ko umuririmbyi agomba kuba yuzuye umwuka wera, kandi ngo ikindi imyambarire y'umuririmbyi. Atubwira ko yari amabwiriza, avuga ko mu gihe uririmba uba uri kugabura ibyo Uwiteka. Mu gihe uririmba wambaye nabi rero bizaba ibiryo byawe nta muntu uzohaza, kandi ugomba kuba unuzuye umwuka wera. Ubwo ngubwo rero tugana ku musozo, reka nibarize bya bibazo byacu bibiri, ari byo biba biri mu tuntu n'utundi tuza tubaza umutumirwa wacu. Ikibazo cya mbere ndakikubaza, kiragira kiti ni ikihe kintu kigira intoki zitanu ariko kitagira
ubuzima. Ndagisubiramo, ni ikihe kintu kigira intoki zitanu ariko kitagira ubuzima? Ijambo ni ryawe, wagisubiza. Okay, icyo uratsinzwe. Aha, icya kabiri kiravuga ngo siko uri tayari? Icyo cyagutsinze ngo ukopeze. Oya, nguhaye homework ugende ugikore. Okay, ikibazo cya kabiri kiragira ngo Bibiliya uzi ibitabo byose igira ni ikihe kitangira kikarenda kirangira kitavuzemo Yesu n'Imana? Kirahari. Okay, ubwo ngubwo mugenda namwe mwisomere Bibiliya. Sinzi nimba nakikubashije neza cyangwa se wagisobanukiwe. Wagisobanukiwe ariko ngisubiremo. Gitangira kikarinda kirangira. Urugero wenda nkaza buri kwa kundi tangira ikarinda irangira batavuzemo Yesu n'Imana. Ico gitabo nikihe? Okay, uwo ni umukoro mbahaye. Dusoza rero, gira ico ubwira urubyiruko. Urubyiruko generation yacu ndetse n'iri inyuma yacu ziyoberwa n'ibintu byinshi bitewe n'icyo umuntu yatekereje yiwe. Okay, generation no kwisobanukirwa buri muntu yisobanukiwe amafuti yose ubona hano muri Nairobi. Urubyiruko n'abagabo benshi ni ukutisobanukirwa. Amafuti yose akora iyo umenye njyewe nduyu ntukaha indangagaciro zanjye n'izi ubwira principe ku batayizi harya niki cyangwa se amahame. Okay, rero bakunzi ba Ineza Live TV, mwakoze cyane kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho muherereye muri shuguri za buri wese arimo. Wibuke gusenga, wibuke kwiragiza Imana, umenye ko nyuma y'ubu buzima hari icyo bita urubanza. Buri wese ngo azahembwa bingana n'ibyo yakoze.